Imana. Oya, nitutamubuza guhimbaza Imana. Haleluya. Ninde watubuza guhimbaza Imana? Amen. Iyo ndirimbo yabo ngo ninde watubuza guhimbaza Imana? Haleluya. Tubishimiye Imana cyane. Hari ikintu kimwe cyiza ukumva ukibuye definisiyo, ukumva se wagisobanura, ukumva nta buryo na bumwe ufite bwo kugishima cyangwa bwo kugikemura, ariko dushimiye Imana ko yatubashije kigakemuka. Ni nayo mpamvu dufite indirimbo twavuze ngo reka dushime mu ndirimbo yitwa Ndagushimira.